iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Ushyiremo izina ryawe, uvuga ngo abe ariko runaka cyangwa njyewe mvuga none. Njyewe navuga ngo abe ariko Mamiryabeera avuga none, nawe ushyiremo iryawe. Irambwira ngo mwana wanjye, ngo bari bamaze kukugurira ku mukozi ngo kugira ngo akwice, ngo njyewe Uwiteka Imana mbikuyeho. Ariko naje kubona ibimenyetso byabyo. Umwe antwerera 5,000, undi antwerera 5,000, byose hamwe 10,000. Murampa amafaranga mwanyibye. Umwana wanjye mukuru arambaza ati none se mama, amafaranga twakwibye nangahe? Nibwo umwana mukuru yambwiye ati reka njye kuyagushakira. Nari mfite abakobwa 2 bamfashaga akazi ko mu rugo, ubwo bari mu mirimo yo hanze nyine bwari bwije. Aratangiye ati Mamiryabeera, n'abo bakobwa 2 bari aho ngaho, ati mbariza Ngabire, ati ikintu kimuteye kundoga. Numva ubwabo buranyishe kuko ntabwo numvaga ko umuntu ashobora kuvuga umuntu undi ahari. Ati ampaye icyayi, ati nkinyweye numva meze nabi, ati maze kumera nabi, ndangije ndagenda nywa amata, ndirutsa, maze kwirutsa, ati nuko nyine n'ubu ndarwaye, ndarembye meze nabi. Ngo erega ngo bampaye 20,000 ngo nzabice. Ubwo buranyica. Ngo nari namaramaje ngo yuko ndi bububahe. Ngo ariko ngo mbishije ngo ngiye kubureba ngo mbushyire mu byo kurya ngo ndabubura. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Twongeye gushimira Imana nanone ko twongeye kugaruka tuganira nanone ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana ikomeje kuturinda, dushimiye Imana ikomeje kubana natwe. Imana nihabwa icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Roseline Nyirantirenganya, cyangwa se izina ry'umugisha Imana yangiriye neza yampaye kubyara, nitwa Mamiryabeera, kandi nkaba ndi na mama w'abavunyi. Yesu wacu nashimwe cyane. Nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Kabuga muri ADPR paruwasi ya Kabuga, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Dushimiye Imana rero kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Imana yongeye kudushyira ku mutima kuri uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twongeye kunezererwa kugira neza kw'Imana ukomeje kubana natwe muri iyi minsi. Dushimiye uburinzi bw'Imana, dushimiye gukora kw'Imana kugenda kutugaragarira twebwe twese impande zose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye cyane ifite imbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye nyakubahwa Imana, turaguhimbaje, turakunezereye kugira neza. Turanezerewe kuko uri urukundo, uri umwungeri wacu mwiza, kandi umwungeri utaragirira ibihembo, kandi umwungeri uragira intama ze ntazizimize. Intama zawe zirakuzi, nawe urazizi, ndetse zumva n'ijwi ryawe zikakumenya, uhimbazwe. Mana, natwe kandi twumva n'ijwi ryawe tukakumenya, nawe kandi uratumenya, ushimwe cyane. Aya masaha n'ubundi tugarutse imbere yawe, tuje Uwiteka Imana kuganira na bene data wadushyize imbere hirya no hino ku isi. Tubanje gucishwa bugufi ngo ushyirwe hejuru, imbabazi zawe zibane natwe, gukiranirwa n'imigayo byose bikurweho mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubone umugisha wawe. Maraso ya Yesu atweze, maraso ya Yesu adutwikire, atubonekeho Yesu, kugira ngo twishimirwe nawe. Urakoze cyane. Ngaho bana natwe rero muri uyu mugoroba, uduhe ibihe byiza, utunezeze. Ni ukuri wurukire mu ruhande rwacu ukora imirimo n'ibitangaza. Iri jambo ryawe rihindure benshi kuba abakiranutsi, mu izina rya Yesu. Abakumenye Uwiteka Imana bakongererwe, abatarakumenya nabo bakumenye, twebwe twese dusangire umugisha w'Imana. Urakarama kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen. Haleluya. Mbanje kubaramutsa aho muherereye hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye y'isi. Nongeye kubaramutsa. Kristo Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe rero, ngaho nimukomeze mugubwe neza, nimukomeze mubone umugisha w'Imana, kandi amahoro Yesu atanga abane namwe ibihe byose, amen.
Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi igice c'124. Turayisoma yose kuko icyo gice ntabwo ari kinini, turagisoma cyose. Imana yacu ni ishimwe. Haranditswe ngo, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abe ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo n'ubundi ntabwo njya kure y'icyo rivuga. Umutwe waryo uravuga ngo, iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ababisha bacu baba baratumize bunguri. Dushimiye Imana igira neza yuko yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe ko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Bavandimwe, Uwiteka Imana yo mu ijuru yumva ko tuyishimye ko ariyo yabaye mu ruhande rwacu, kuko iyo itaba mu ruhande rwacu, ababisha bacu baba baratumize bunguri turi bazima. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu ni Dawidi wavuze iri jambo. Aravuga ngo, iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, abe ariko Abisiraheli bavuga none. Ndashaka yuko aho ngaho ngo abe ariko Abisiraheli bavuga none ushyiremo izina ryawe, uvuga ngo abe ariko runaka cyangwa njyewe mvuga none. Njyewe navuga ngo abe ariko Mamirya baravuga none, nawe ushyiremo iryawe. Imana yacu nishimwe. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, Imana itugirire neza, ngo baba baratumize bunguri turi bazima. Abantu burya bajya baduhagurukira, nabyo bijya bibaho igihe kikagera ukabona uhagurukiwe n'abantu. Koko intambara turwana ni iza Satani, ariko hari igihe akorera mu bantu ukabona koko abantu ko bahagurukiye umuntu. Ngo igihe umujinya wabo wacanwaga kuri twe, turashimira Imana ko Imana ariyo yabimenye. Ibyinshi ntitunabimenya, ariko Uwiteka ahimbazwe ko yabaye mu ruhande rwacu, akanamenya agasobanukirwa yuko umujinya ucanwe kuri twebwe, akaba mu ruhande rwacu akaturengera. Ni ukuri amazi yihindurije ntaturengere, isuri ntidutembane. Uwiteka ahimbazwe. Buriya rero buri muntu wese afite uburyo abonamo Imana. Ukavuga uti uko byagenda kose muri ubu buryo mpabonera Imana mu buryo bufatika, ku buryo nanjye nabitangamo ubuhamya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hari abantu babona Imana akavuga ati, njyewe iyo ngiye kubyara mbona Imana mu buryo bunyoroheye, ku buryo rwose kubyara njyewe ntibimbabaza. Turabizi neza ko niba hari ikintu kibabaza kandi kigorana ni ukubyara. Ariko hari umuntu rwose inda zitarya, udatinda ku nda, ukajya kubona ukabona rwose we kubyara kwe biroroshye. Imana nitugirire neza. Akavuga ati, njyewe Imana yanjye nyibona mu kubyara. Twese turayibona, ariko hari abitebukiriza. Nari mfite umubyeyi, hari umubyeyi nzi twasenganaga, yajyaga atubwira ati, ngiye mu gihe cyanjye cyo kubyara sinjya mbabara, simenya n'ukuntu inda iryana. Ati numva agatotsi kamfashe, ati nkajya kuryamaho gatoya, ati nagera mu buriri nkarota numva igise kije, ati ngakanguka umwana yaje nkakira umwana. Hakaba undi ubyara byagenze ukuntu. Imana itugirire neza. Hari undi uvuga ati, njyewe mu gushaka amafaranga ako kanya mpita nyabona. Hakaba n'undi nawe uyashaka akamara iminsi n'iminsi bikamugora.
hari undi avuga ati ngewe akazi ni ikintu cyane. Hari bene data bagiye baduha ubuhamya butandukanye, akakubwira ati ngewe nkoze ahantu 5 cyangwa 7, ariko aho hose ninjye mpikura, ati kandi mpikura mbonye akandi kazi, ati kandi katamvuna. Ubwo ni uburyo umuntu abonamo Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane, buri wese afite uko ayibona. Nanjye bavandimwe mfite ukuntu mbona Imana. Ni ukuri nanjye mbonera Imana mu burinzi. Uburinzi bw'Imana bumba hafi, mu rwego nanjye mvuga ntuwiteka Imana we, ndakubonye nkuboneye muri ubu burinzi, kandi nkumva sishidikanije kuko mba mbona Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Uwiteka Imana turamushimiye ko ari wowe wabaye mu ruhande rwacu. Aya magambo wibuke ko ari Dawidi wayavuze. Dawidi wibuke intambara yarwanye kuva mu bwana bwe, wibuke ko bamujyanye mu ntama ngo kandi mu ishyamba rinini ry'inzitane ngo ajye kuragiramo izo ntama ari umwana mutoya. Imana itugirire neza. Iyo Bibiliya ivuga ukuntu yabaye muri iryo shyamba abanyemo n'intama, uhita wumva yuko iryo shyamba ryari ribi, ndetse yewe udaciye ku ruhande uhita wumva ko bari bamujyanye hariya ngo ziriya nyamaswa z'inkazi zimurye. Kuko ujya kumva ukumva ngo iryo shyamba ngo ryari ririmo intare, ngo ryari ririmo amadubu, ngo ryari ririmo isega. Izo ni inyamaswa nini, urumva intoya nazo nuko ntago zahabura. Ariko Dawidi aba muri iryo shyamba. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ndetse ngo n'intare zikajya ziza zikaza mu ntama, ngo zamara kugera mu ntama ngo intare ikaza igafata umwana w'intama ikawufata mu rwasaya, itangiye kuwurya itarawushinga amenyo ngo iwuhwanye, ngo Dawidi akaza agafata urwasaya rw'intare ngo agatanyura intare agakuramo umwana w'intama. Imana itugirire neza. Ibyo byabaye no ku madubu, ibyo biba no ku masega. Dawidi arabyitegereza arareba, aravuga ati yewe narwanye intambara nyinshi, ariko ndashimira Uwiteka Imana wabaye mu ruhande rwanjye. Ese naho gusa, ibuka no kwa Sawuli ukuntu Dawidi nawe yari afite ikigeragezo gikomeye cyane. Sawuli amuhiga kugira ngo amwice, ariko Imana ikagenda imurinda. Imana iba mu ruhande rwe, imwereka ko ari iri kumwe nawe. Imaze kubimwereka, Sawuli aragerageza uburyo bwose buho bushoboka, akajya amusanga no mu buvumo rwose, akamusanga mu mashyamba, akamusanga mu buvumo, ariko Imana iramurinda, ntiyamwica, ntiyamugeraho. Ni ukuri Dawidi yari afite impamvu zirenga 1000 zo kuvuga ngo iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu. Haleluya. Kandi nawe urazifite. Burya iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwawe, ni ukuri biba byarakurangiranye. Imana ishimwe cyane. Urabizi yuko iyo ataba mu ruhande rwawe, ni ukuri burya ya mpanuka yari kukwica ukarangira. Imana yacu ni ishimwe cyane. Yataba mu ruhande rwawe, abarozi barara bacuragura iwawe baba barakurangije. Imana ishimwe. Hari ijambo Bibiliya yambwiye, irambwira ngo yica imigambi y'incakura, ngo kugira ngo bakarindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro, ngo nicyo gituma umukene agira ibyiringiro, ngo nuko Uwiteka aba mu ruhande rwacu akaturinda imigambi y'incakura. Dushimiye Imana, dushimiye Uwiteka udahwema kuba mu ruhande rwacu. Uwiteka ahimbazwe. Ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yagiye inyereka uburyo bwinshi butangaje bw'ukuntu iri mu ruhande rwacu. Ariko mureke mbabwire rimwe gusa ukuntu Imana yigeze kungirira neza. Umunsi umwe hari muri 2012, icyo gihe ndabyibuka, hari korali yari yakoze sorti ahantu i Rusizi, twari twagiye i Gashonga. Noneho nanjye nari ndi mu bantu bayiherekeje. Twagiye ari kwa gatanu, twagombaga kuzagaruka ari ku cyumweru. Noneho muri uko kugenda turimo tujya mu butumwa bwiza, turagenda ni byiza rwose. Imana itugirira neza, tugira ibihe byiza. Ariko mu ijoro ryo kwa gatandatu, tugeze mu masaha yo kuryama, turagenda, abandi bagiye kuryama, turagenda tujya gusenga, twiherera ahantu. Twari abantu bake cyane, turagenda tujya gusenga. Hanyuma turimo dusenga, murabizi neza ku basenga Imana, Imana yacu iravuga, ivugana natwe ikatugirira neza. Imana itubwira ibintu byinshi. Noneho ngewe ngezeho, nanjye iramvugisha cyangwa se irambwira ngo mwana wanjye
ngo bari bamaze kukugurira ku mukozi ngo kugira ngo akwice, ngo ariko ngo kuko waje imbere yanjye ngo ngewe Uwiteka Imana mbikuyeho. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe cyane kandi Imana nihabwa icyubahiro. Numva ni ibyo nyine nari nzi yuko ubwo ibikuyeho birangiye, ariko naje kubona ibimenyetso byabyo. Imana ijya itugirira neza. Burya niwumva Imana ikubwiye ikintu gikomeye ujye ukirukana, unavuga uti nta n'ibimenyetso byabyo nshaka. Hanyuma rero twari dufite umwana w'umukobwa mu rugo iwacu twendaga gushyingira, noneho ubwo ibyo bintu byabayeho ari ku cyumweru, noneho bigeze ku munsi wa kane twe dufite umwana wo mu rugo w'umukobwa wendaga gushyingirwa, twari twarareze. Hanyuma kuri uwo munsi wa kane yagombaga kujya mu rukiko. Hanyuma umukobwa turitegura, haza abashyitsi mu rugo. Hamaze kuza abashyitsi mu rugo twirirwa tumeze neza, twirirwa turi kwishima cyane, turindiriye ya saha yo kugira ngo tuze kujya mu rukiko. Ariko hagati aho mbere yaho mu gitondo hari habanje kuza abantu babiri mu rugo, bari abaturanyi b'inshuti zacu, barantwerera. Umwe antwerera 5,000, undi antwerera 5,000, byose hamwe 10,000. Bimaze kuba 10,000 ndagenda ndabibika rwose neza nk'amafaranga nyine ukuntu umuntu ayabika afite security. Ndagenda ndayabika, maze kuyabika sinzi ukuntu byagenze, ubwo sinzi hari impamvu y'Imana nahise niyumvisha ko ayo mafaranga ngewe ubwanjye nayashyize mu cyumba ku meza. Nari nzi ko nashyize ku meza mu cyumba cyacu, naho kumbe amafaranga nayabitse neza, ariko ubwenge bwanjye busigara bumbwira yuko nayashyize mu cyumba ku meza. Noneho turagenda tujya mu rukiko, tuvayo. Tumaze kuva mu rukiko haza mu rugo abantu b'abashyitsi baturutse iwabo w'umusore, baza gufata irembo. Twirirwa muri iyo minsi mikuru, twayisoje nka 2:00. Bigeze nka 2:00 nibuka ya mafaranga. Maze kwibuka ya mafaranga njya kuyareba aho nashyize ku meza, ndayabura. Maze kuyabura mpita mpamagara abana banjye bari bakiri bato, ndabwira nti bana banjye rero murampa amafaranga mwanyibye amafaranga. Ndabwira nti ni mwebwe mubasha kujya mu cyumba cyanjye, nta wundi muntu ujya ukigeramo, ni mwebwe mwanyibye. Hanyuma abana barambaza se mama, umwana wanjye mukuru arambaza ati none se mama amafaranga twakwibye nangahe? Ndambwira nti mwanyibye 10,000. Umwana arambwira ati hoya mama, ati ntabwo turagera kuri urwo rwego rwo kwiba amafaranga 10,000. Abana rero bamaze kumpakanira yuko batakwiba amafaranga angana gutyo, nibwo umwana mukuru yambwiye ati reka njye kuyagushakira mu myenda y'abakozi. Nafite abakobwa babiri bamfashaga akazi ko mu rugo, ubwo bari mu mirimo yo hanze nyine, bwari bwije. None haragenda mu kanya gato yaragaruka arambwira ati rero mama, ati ntago mbonye amafaranga, atari kureba ibintu nzanye. Ngiye kubona mbona azanye ibifurumba 4 bifunyitse mu dushashi bifunze ukuntu, arabinzanira ari 4. Abinzaniye nabonaga ari ibintu bisa nka shokora yijimye. Ndangije ndamubwira nti shani buriya ubwo ni ubugoro, mu buzima bwanjye sinzi ubugoro ariko ntekereza ko busa nk'uko nguko. Ndamubwira nti ubwo ni ubugoro, ntigenda ubijugunye muri toilette, ni kandi ubiceceke ntubivuge kugira ngo batazabona yuko wabatereye ubugoro, nibabubura bakagukubita. Tubigenza gutyo rero. Tumaze kubigenza gutyo, kandi ni ukuri twamaze guta bwa bugoro muri toilette, bya bintu twitaga ubugoro muri toilette, umutima uhita ugaruka. Nibuka ahantu nashyize amafaranga, ndagenda ndayabona, nyakuraho nayo nayabitse. Hanyuma buracya mu gitondo, twagombaga kubyuka mu gitondo tujya guhaha n'umugeni. Noneho njye mbyuka nyuma yabo, mbyutse nyuma yabo ndasohoka njya hanze, ntangira gufura utwenda nari mfite, nagombaga gusiga mfuze. Ngiye kubona mbona wa mukobwa tuzashyingira araje yicaye imbere yanjye, aratangiye ati mama irya be. N'abo bakobwa babiri bari bari aho ngaho, ati mbariza Ngabire, ati ikintu kimuteye kundoga. Numva ubwoba buranyishe kuko ntabwo numvaga ko umuntu ashobora kuvuga umuntu undi ahari. Ese Ngabire, ati mumbarize ntese byagenze gute? Ati yandoze, ati ampaye icyayi, ati nkinyweye numva ameze nabi, ati maze kumera nabi
ndangije ndagenda nywa amata ndirutsa, maze kwirutsa ati nuko nyine n'ubu ndarwaye ndarembye meze nabi. Noneho uwo mwana yari ari aho ngaho, uwo mukobwa ndase Ingabire, yitwaga Ingabire. Ese Ingabire ibi bintu koko bari kuvuga ni ukuri? Arangije ati nibyo koko bampaye uburozi ngo mbaroge. Umutima urandya ngo erega ngo bampaye 20,000 ngo nzabice. Ubwo buranyica. Nawe Ingabire, none se umaze igihe gitoya hano nta nicyo turapfa, ni mu by'ukuri ntanaturoze baba bagutumye? Ngo yego ngo barantumye, ngo ahubwo ngo nari mbufite ari bwinshi, ngo nari mbumaranye iminsi, ngo naratinye kububaha, ngo ariko iri joro ngo nari namaramaje ngo yuko ndi bububahe, ngo ariko ngo mbishije ngo ngiye kubureba ngo mbushyire mu byo kurya ngo ndabubura. Haleluya! Naho kumbi ni bwa burozi twateye muri toilette, twe tuzi ko dutaye mu bugoro. Turashimira Imana, haleluya, yabaye mu ruhande rwacu ni ukuri. Uwiteka himbazwe, Uwiteka ashyirwe hejuru. Turabyibuka, urumva twarabimubajije nuko, ariko wenda nihuse n'ubuhamya burebure. Gusa nyuma yaho twaje kumubaza, namaze se Ingabire ni iki cyabateye kugira ngo biriya birozi byose ubizane ngo bitwicishe? Arangije arambwira ngo erega ngo nubwo twashakaga kubica ngo ariko ngo ntago ari mwese, ngo gusa wenda niba mupfa nta kibyari bidutwaye, ngo ariko cyane cyane ngo twashakaga wowe. Ndamaze se ngewe kubera iki ninjye mwashakaga? Hari abantu rwose, izo ni inkuru zabaye ku manywa y'ihangu, twatumiye abantu benshi baraza barabyumva. Arangije arambwira ngo icya mbere wabyaye ibyana byinshi, ngo icya kabiri ngo umaze gutera imbere mu murimo w'Imana, ngo waragutse cyane, ngo uzagirira neza, ngo uzaba umunyamugisha mu muryango wawe. Ndaseka cyane ndambwira nese ko muri abagome biriya bifurumba byose nari kuzabimara? Bene data tube maso. Yasubije ibintu bikomeye cyane, arambwira ngo buri gifurumba cyose cyari gifite icyo kizakora. Nabwira ntibyari kuzagenda gute? Arambwira ngo icya mbere ngo twari kuzagishyira ngo mu marembo, ngo icya kabiri ngo twari kugishyira mu nzu, ngo icya gatatu twari kugishyira mu byo kurya, ngo icya kane ngo cyari cyo nari kuzaguha, ngo ugiye mu ivugabutumwa ngo wagera mu nzira ugakora agisida, ngo ugapfa bakagira ngo ni agisida ikwishe, ngo kandi ari twe tukwishe. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Ndashimira Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana nihabwa icyubahiro. Imana yarandengeye, nawe ufite ukuntu yakurengeye. Dawidi ageze ku murongo wa 6 aravuga ngo Uwiteka himbazwe, ngo utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe. Arakomeza aravuga ngo ikigoyi kiracitse, ngo natwe turakira tuvamo. Kuba atazi ikigoyi ni umutego. Bivuga ngo umutego twawuguyemo, haleluya, umutego twawugezemo. Imana yacu nishimwe, tutabizi ariko umutego tukawugeramo. Imana yacu nishimwe. Barindiriye yuko wa mutego uri buduhitane, wa mutego uri buturangirane. Uwiteka Imana uri mu ruhande rwacu, ikigoyi aragica, umutego arawuca, natwe turakira tuvamo. Gutabarwa kwacu kubonerwa ku Mana yaremye ijuru n'isi. Turashimira Imana ko twifitiye umutabazi. Uwiteka Imana niwe mutabazi wacu. Niwe wambwiye mu gitabo cya Yobu ibice 5 haravuga ngo nzakurokora ibyago 6 ngo ndetse 7, ngo mu nzara ngo nzakurinda urupfu, ngo no mu ntambara ngo nzakurinda imbaraga y'inkota. Ni Imana iri mu ruhande rwacu kugira ngo iturinde ibitero by'uburyo bwinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Ni Imana wongera uyigirire icyizere. Niyo yabaye mu ruhande rwawe, iyo yabaye mu ruhande rwawe cya gihe bikomeye, iyo yabaye mu ruhande rwawe ababisha bakugose, iyo yabaye mu ruhande rwawe uri muri koma, iyo yabaye mu ruhande rwawe urwaye bikomeye cyane, n'abantu baravuze ngo ntuzabaho ariko ukabaho, iyo niyo ikiri mu ruhande rwacu nishimwe cyane. Haleluya. Iyo ngoye ntabwo izatureka. Imana nihimbazwe. Iyo yabaye mu ruhande rwawe, wabuze pfo na ruguru, warabuze uko ubigenza, wampfubyiwe mu bupfubyi bwawe, ikaba mu ruhande rwawe,
Satani akwifuriza ko wabaho nabi, Imana ishimwe cyane ko yabaye mu ruhande rwawe ikakugirira neza. Imana ishimwe wa mubyeyi we, iyo Mana yabaye mu ruhande rwawe uri kwiseta, urimo kubyara, Imana yabaye mu ruhande rwawe byacitse bikomeye, turayishimiye n'ubu iracyari mu ruhande rwacu kandi izakomeza gukora imirimo n'ibitangaza. Dushimiye yabaye mu ruhande rwacu, dushimiye itaremeye yuko ababisha batumira bunguri. Imana yacu nishimwe cyane, babisha bari bafite umugambi wo kutumira batagombye no guhekenya, kuko batekerezaga bati niduhekenya ahari bazatuzukana, reka tubamire bunguri rwose birangire bibagirane. Ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu, tuyihereje icyubahiro nishyirwe hejuru, na n'uyu munsi iracyakora. Ukuboko kw'Imana yacu kwabanye natwe muri icyo gihe cyari gikomeye cyane, na n'uyu munsi kuracyahari. Ufite ubwoba ngo birandangiranye, ngo biracitse birakomeye, ngo uri kubona bishinyitse impande zose, oya humura, uko bishinyitse ntabwo ariko bishikura. Ndashaka kukumenyesha yuko na Mukristo ngo nawe bwe yari ari muri wa rugendo ajya mu gihugu cyo mu ijuru, ngo ajya ku rurembo Siyoni, ngo yageze ku musozi biruhanya arimo aterera, ngo arangije ahura n'abagabo ngo bari basubiye inyuma birukanka cyane, ngo arababaza ngo niki kibaye. Baramubwira bati hano imbere hari intare ziratonoma, zirasamye, zimeze ukuntu ntago wazicaho zakwica. Natwe rero dore turigendeye, tubonye izi ntare zatumira bunguri rwose, none duhisemo gusubira inyuma twigendera. Ngo Mukristo gusa arireba, ngo amaze kwikebuka, ngo asanga yataye umuzingo, kandi rero agombaga kumufasha mu rugendo. Ngo arangije asubira muri ka kazu yari yaruhukiyemo, azana wa muzingo, ngo ariko akigera aho ngaho, ngo nawe atangiye kugira ubwoba, intare zimutontomeye. Ngo arangije, ngo agiye kubona abona umukumirizi araje, ngo aramubwiye ngo humura, ngo izi ntare nubwo zitontoma ziraziritse. Imana ishimwe cyane, iyo uri kumwe n'Imana ikumenera amabanga, ugasobanukirwa neza intare uri kubona muri uru rugendo, ikakubwira ngo ziraziritse, humura, komeza, humura, Imana niyo yabaye mu ruhande rwacu, n'ubu iracyahari kandi iracyakora imirimo igakora n'ibitangaza, kandi ntugire ikigutera ubwoba. Imana yacu nishimwe kuko iri mu ruhande rwacu, ifite imbaraga nyinshi cyane ziruta iziri mu ruhande rw'ababisha bacu. Uwiteka ahimbazwe cyane. Ababisha bacu rero ntacyo badutwara, ntacyo kubakingira bafite, ariko twebwe turi kumwe n'Imana y'inyembaraga, turi kumwe n'Imana y'inyamaboko iturwanira intambara ku manywa na nijoro. Uwiteka ashyirwe hejuru, Uwiteka ahimbazwe, izina rye rihimbazwe. Nuko rero mwene data, wacogojwe n'ibikomeye, wabonesheje amaso yawe, ucogozwa n'intambara z'uburyo bwinshi, uravuga utahari nzazigwamo, ubundi wumva nawe ukwiriye kwisayura usubira inyuma, ndetse uranabikora, uragenda rwose. Garukira Uwiteka kandi wihane, Imana izakugirira neza, ni ukuri izakwitaho kandi izakwereka kuri mu ruhande rwawe, ndetse nta n'icyo uzaba. Dufite ingero nyinshi cyane z'abantu bahuye n'ibikomeye byinshi. Burya Dawidi yagombaga kugwa muri ririya shyamba, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo yarahindukiye aba umwami w'Abisiraheli. Imana yacu nishimwe cyane. Burya Yosefu yari buzagwe kwa muka Potifari, akagwa muri ya gereza bari bamushyizemo, ariko ntabwo yayiguyemo kuko Imana yari iri mu ruhande rwe. Imana yacu nishimwe cyane. Cyawe ni ugukiranukira Uwiteka. Iyo ukiranukiye Uwiteka aba mu ruhande rwawe, kandi yari mu ruhande rwawe, nta mubisha nta kintu n'iki na kimwe gishobora kugira icyo kigutwara. Imana iduhana umugisha rero. Ngaho genzura uburyo cyubanyemo n'Imana, genzura muri urugendo uri kugenda uburyo ugendanyemo n'Imana. Ese aho nawe ntiwaba ufite ukuntu uri kwigendera kutanejeje Imana? Wabona intambara zikugezeho ukavuga ngo Imana yarakuretse? Hoya, Imana yacu ntabwo ari umuvurungano. Iyo imaze kubona warimitse Satani muri wowe, irigendera. Ariko iki ni igihe cyawe cyo kwigarura, kandi Bibiliya irambwira ngo nuko nugaruka ngo nanjye nzakugarukira, ngo kandi ngo nukuri bishimwa mu bigawa akanwa kawe ngo kazaba nk'ak'Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo Imana yongere kugarukira, ariko nawe bigizemo uruhare, ikwambika imbaraga kugira ngo ubashe gutsinda ibyagutsindaga, ubashe kubigenda hejuru. Iyo uri kumwe n'Imana iguhaye imbaraga, nta kiba kigiteye ubwoba. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umukiranutsi ngo ashira ubwoba nk'intare. Reka dusenge Imana rero bavandimwe.
kadusenga Imana bakundwa, kandi ni ukuri ukomeze guhimbaza Imana no kuyinezeza, uzirikane iyo minsi ya kera aho yagukuye hose, ibyiza yakugiriye, nawe uyubahishe kuyikiranukira muri byose. Mana turakunezerewe, turanezerewe ko warabaye mu ruhande rwacu, turanezerewe ko waradukoreye ibikomeye, turanezerewe ko waradukuye mu nzobo zitandukanye Satani yari yarashukuye ku buzima bwacu. Niyo wadukuyemo Yesu, twari kurangira rwose burundu, ariko udukuramo. Dore turiho turi bazima, turagushimiye. Buri wese mu ruhande rwe afite uburyo ki wagiye umurengera, wagiye umurinda, wagiye umurwanirira. Izina ryawe nirihimbazwe. None rero aya masaha Yesu, komeza n'ubundi kutugirira neza. Niyo wabanye natwe Kristo, komeza kubana natwe no kudukomeza no kutwitaho. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho dufashe rero buri wese hirya no hino ku isi, umuhe kuzirikana no kwibuka urukundo rwawe n'ineza yawe ku buzima bwe, kandi umugire neza muri byose. Ni mu izina rya Yesu twiyambaje twizeye, amen. Imana ibahe umugisha rero. Turabakunda kuri Kubavunyi official, tunezezwa n'uburyo ki kandi mutuzirikana, mugakomeza gukurikirana ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo tubagezaho. Imana y'amahoro ibishimira aho muherereye hose, kandi ibahe umugisha, amen.